ese ntitwokumva ko kuko tugiye kureba wenda Masunzu aho yagiye haba muri Kivu, akiri muri Kivu, abaturage bari bafite amahoro, ari ababembe, ari abashara, abanyamurenge, abantu baragendaga uruja n'uruza. Hageze muri Rumbashi hari akavuyo karashira. Hageze iriya za Katanga niba ntibeshe, za Kasayi hari akavuyo karashira. Ese ko tutumva ko noneho wenda n'iyi nzira ije wenda ashobora kuba ikiraro turwanira ni umutekano w'abaturage, ni ukubana neza, ni development, ni umutekano habonetse, abaturage bakagaruka bakava mu buhunzi bagasubira mu byabo, justice ikaboneka, abantu ntibarengane. Ese ni hehe wenda twovuga ngo uyu nawe aje kuba nk'abandi bose wenda byabaye aho Kabundi ni umuvandimwe wacu, ni umututsi, ariko yari muri Nord Kivu. Ntabwo nigeze mbona space wenda akorwa nk'aya ngaya twatuvuga ngo nawe yaje kumara bene wabo, ni umututsi bamuzanye kugira ngo aduteranye ibintu nk'ibyo, ariko niyo conversation dufite ntabwo twigeze twembracinga ko ari bene wacu ngo dushakishe uburyo noneho twokorana nabo bari muri leta n'abatari muri leta barwanira uburenganzira kugira ngo tugarure umutekano. Ese ni umutekano n'amahoro dukeneye, cyangwa hari ibindi dukeneye biruta ibyo ngibyo, aribyo tumenye noneho tubirwanire? Nimba nabo ngabo bari muri leta bacu nabo badabishigikiye, nabo tubarwanye, ariko tweruye exact mico dushaka. Murakoze. Hari akantu wihenzeho, ntabwo umusirikari yaba ari abo ngabo uvuze ari aba decision maker, ntabwo bagira decision, n'abasirikari ahubwo bakurikiza mission bahawe itegeko, ntabwo ari bo bashiraho mission ya politiki igiye gukora. Ubuvuze Kabundi yagiye kurwana kandi yararwanye, space cyangwa baranavuze, abavuga byaravuzwe. Ntabwo nibwira uko abibaza yuko umusirikare agiye ahantu ashobora kugenda akarwana akanesha abo banzi arwanya, tedi ico gihe yitwa intwari y'umusirikare. Ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se bw'abatutsi muri rusange, ntabwo navuga ngo nabanzi babo, ahubwo habamo ababanga. Wenda urwo rwango rwakwira hose, nge mu bitekerezo byanjye niko mbibona. Yavuze ati leta ntabwo ari umwanzi w'abanyamurenge, umwanzi w'abatutsi. Ntabwo hano tuje kwemeza yuko ari umwanzi wabo cyangwa atari umwanzi wabo, ahubwo wenda kwari kugira ngo ngaruke kuko yarakavuze. Ariko mba wenda ntanze urugero, ese iyo utewe ugaterwa n'umwanzi ugatabaza umuturanyi wawe kandi uzi ko afite ubushobozi bwo kugutabara, ntagutabare, mu bwenge bwawe umuturanyi ujye umufata ute? Ako nkavuyeho kuri ako kantu Rukeni yari amaze kuvuga, umufata ute mu bwenge bwawe. Ntabwo nshatse wenda ngo ansubize uko umufata, ariko buri muntu wese yibaze mu mutima ngo iyo utewe n'umwanzi ugatabaza umuturanyi wawe kandi uzi ko afite ubushobozi bwo kugutabara, ntabikore, mu bwenge bwawe umufata ute? Ako ngatambutseho. Kandi nuko hari uwo muvandimwe wavuze ati impamvu EAC yirukanwe nuko abayobozi ba EAC cyangwa se zirangabo zaje zifotoranijwe n'umwanzi zirangije zirirukanwa. Nkavuga ntese koko namwe ko mubizi ingabo za EAC ko zifotoranijwe icyazihuje ko mukizi, ndetse n'abasirikare ba Kongo n'abajenerali ko bari bahari, ese nabo barabiryojwe ko bakoze ifuti, barabihanwe? Wenda leta yarabahanye ku buryo wenda icyakozwe ko bifatanije n'abanzi babo icyo barakibahaniye? Icyo namwe mugitekerezeho. Umuntu najya yanariza ikintu mujye mumenya ngo wenda hari igihe ari guhuza ibitanahuye. Ako nkavuyeho. Akandi nuko ntekereza yuko EAC ifite amategeko igenderaho, ngo yagombaga kurwana, ngo ariko ntiyarwana,
ntekereza ko EAC itagendera ku mategeko ya Congo, sigendera ku y'u Rwanda ndetse Uganda na Kenya, ahubwo igendera ku mategeko nka EAC ubwayo yashizeho. Rero kuba batararwanye si uko basuzuguye itegeko rya perezida wa Congo, ahubwo ni uko bagendeye ku mategeko yashyizweho nabo. Ikindi, ingabo za Kenya hariya ntabwo zagombaga kumvira perezida wa Congo kuruta perezida wabo cyangwa kuruta amategeko bagenderaho yashyizweho na EAC. Icyo mugomba kugitekereza kandi mukakimenya. Reka wenda nyarukire ko kandi hari umuvandimwe yavuze ati impamvu Kagame yanze gusinya ntabwo ndi umuvugizi w'u Rwanda, ahubwo ni ukwanariza tunagendera dukotinga amagambo y'abantu bavuze ati nuko yatinye azi ko Congo ifite tekinoloji, yarayitinye yabonye ko ishobora kumukuraho. Nkibaze se yaragiye gusinya amasinyo gusinya kugira ngo barwane ku buryo yatinye nti nisinya barankubita, cyangwa ko ari gusinya amasezerano y'amahoro. Hari igihe mbona wenda nk'umuntu avuga ijambo ariko nkabona ari guhuza atabanje wenda hari kunahuza n'ibihuzika, ku buryo yaba yaratinye gusinya ngo tekinoloji ya Congo itamugeraho kandi ari amasezerano y'amahoro. Icyo ni ikibazo wenda nsoreza kuri Masunzu. Nje ntabwo mbifata nk'uko wenda benshi babivuga, kuba aje hariya mu bitekerezo byanjye aje nk'abandi bose, aje nk'abandi bose, kuko iyo Congo yarabonaga ko ari uzarangiza intambara cyangwa ko hari icyo yakora kikuruta abandi, ntabwo iba yaririwe izana Abarundi, ntiba yaririwe izana Sadeke, ntiba yaririwe izana EAC, kandi ibyo byose ni amafaranga ishoramo, ni umutungo mwinshi w'igihugu ugenda. Rero ntabwo yabikora kandi izi yuko hari abasirikare bashoboye gukemura ibibazo, ahubwo njye mba mbibona ko yahagiye nk'uko n'abandi bose bahajya, kandi afite ubwo burenganzira. Ni umusirikare w'igihugu, agomba kubaka igihugu, agomba kugikunda no kugikorera. Rero mu bitekerezo byanjye njye mbona yahagiye nk'uko n'undi yahajya, nk'uko n'ejo nawe azahava hakajya n'undi. Simbirebera mu bwoko bwo kuvuga ngo wenda niwe urwana cyane, simbirebera mu maso yo kuvuga ngo nuko ari umututsi, simbirebera mu maso nuko kuvuga oya, mbirebera ko ahagiye nk'uko n'abandi bahajya, kimwe n'uko n'ejo azahava akajyaho n'undi. Niyo mboni yanjye, buri muntu wese afite ukuntu abireberaho. Ikindi noneho nsoza, si uko yaza akaza bari kwishimira ati araje azabakubita iki n'ibiki. Tumenye ko ari abakongomani bapfa, njyewe ari we ari n'undi. Ntabwo twakwishimira yuko n'ubundi intambara zikomeza, kuko banarwana n'abakongomani bari gupfa. Icyo twashimira ahubwo cyangwa icyo twakwishimira ni ukumva hagiyeho ikintu gituma intambara zihagarara, abantu bakaba amahoro. Njye numva ari icyo umuntu yashigikira mu gihe cyo kwikoma ku gatuza ngo yaraje ngo noneho biragenda bitya. Njye mbone yari imitekerereze iciriritse. Murakoze. kubera ko uzise ko ari ibitekerezo biciriritse, ntiwari gusoza uvuga ko ibyo bitekerezo wowe wumva ko yankomojeho sinzi namba Oya, namusubiza. njye mvuga ibitekerezo kuko biciriritse, kwishimira ko abantu barwana bapfa, nicyo mvuze. Ntabwo ari wenda ari ibindi, nicyo gusa, kuko ibyo numva bintu uvuze kwishimira ko wari abantu bapfa. wavuze neza, wari wanarije neza, ariko usoje nabi. Kandi sinshaka ngo ubyemere, ariko usoje nabi kuko nakumvise. Reka twumve Ndabaza ari njyewe. ni wowe. Urakoze cyane. Buriya ari ibintu nanjye mpuza, ugasanga umuntu aturanye ahantu kure, atari no kuri sije, ugasanga umuntu afite 6, 2, 5 n'9. Iyo bintu iyo umuntu abivuga kandi ndabayubakiye bitagiye na topic abantu bariho, kubera ko nabo bazi ukuri, aho bazi ko niba bavuga ko FPR ariyo iteza ibibazo muri Congo, kandi icyo gihe 6, 2 ntiyabaga iriho. Urumva rero mbese ibintu umuntu aba aramize ushaka kuvanga abandi, ariko reality ni iyi rero. Zaburi tuvuze ko uyu mugabo generali, kuba uri generali pe ni ikintu gikomeye mu gihugu. Umuntu witwa generali ni umuntu ukomeye cyane uteye ubwoba, ariko ugatekereza kuba dufite abajenerali barenga muri Congo, ashobora kuba ari benshi nkeka, ntabwo azi umubare wabo, barenga nka 5 cyangwa 6 gutya. Ariko ugasanga umuntu umwe ayoboye igihugu nabi, uri generali uri kubireba, ntugenda kamwe ushobora guhinduraho kandi urigendera. Ndaguha ingero zifatika nk'ubu urugero, ugasanga mu gisirikare wafashe bamwe urabatwitsura, abateje abaturage barabari bitewe n'imvugo zawe,
generali agaceceka n'abantu bagiye mu nkiko ngo bahanwe. Icya kabiri, wa mujenerali nawe ubwe niyo yaba ari generali umeze ukomeye ute, iyo uri ku rugamba ufite abasirikare bananiwe badafite morale ya politike, niyo wakora uko ushoboye kose ntago abasirikare ntabwo bagufasha. Urugero ndakubwiza ukuri, abasirikare b'abakongomani ni abasirikare bakomeye cyane pe, ni abarwanyi bafite motivasiyo. Niba ufata umusirikare ukamurutisha w'igihugu, ukamurutisha umuzalendo, ugakora speech uvuga ngo bazalendo mwege muzarinda igihugu muzakivana habi, hari abasirikare ubwawe uzi kuba hari amajenero n'amajenero. Sinibaza ko umusirikare ari ku rugamba ashonje amafaranga akamutunze, bayaba cancuro bavuye aha na hehe ibihugu runaka, amafaranga y'igihugu yagombye gutunga umusirikare akajya no ku rugamba afite na morale, ugasanga umusirikare yishwe n'inzara ku rugamba, ariko abacancuro bari mu mijyi yose barinze umujyi ntacyo bari gukora barongaho gusa, uwundi umwana w'igihugu akarushora imbere ntacyo bamuhaye, ntuzi umwana w'aho hantu ari, ntuzi aho yaraye, nanze ukavuga ngo uwo musirikare yagiye ku rugamba azazana umusaruro. Nabyo biragoye. So rero kuvuga ngo umuntu ni generali pe ni byiza, ariko generali se kwa commandinga abasirikare batoya, aho abasirikare batoya icya mbere nta discipline irimo. Niba koloneli akubitwa urushyi n'umuzalendo, icyo gihe morale izava hehe y'umusirikare ngo atere imbere? Cyo tuvugisha ukuri pe, iryo terambere n'iryo koranabuhanga RDC ifite mu by'ukuri ko tubona iba kuri tere tubibona. Niba umuntu ahera Bunagana akagera Kanyabayonga akaharenga akagera Rubero, icyo koranabuhanga mu maso y'abantu sibyo wenda kuko abantu wenda dufata nk'aho turi popi turi iki, umuntu abona areba icyo koranabuhanga yaba ryagiye kugira ngo bigende bityo. Soza byakabaye byiza umunyagihugu atekereza kubona leta yanjye imariye iki, kuki yagiyeho. Dutandukanye igihugu n'ubuyobozi, ubuyobozi burahinduka ariko igihugu ntabwo gihinduka, umunsi bwavaho ejo hakajyaho ubundi. Ariko iyo abantu turebera ukarebera bakuri tere no kugira ngo ufate leta ihari ugafata amarangamutima y'umuntu ukayashyira imbere, nibyo pe M23 kubirwana ntabwo ari byiza, ariko ntandi mahitamo sibyo, ntandi mahitamo ifite kuyo ngenda kubwiza ukuri ko intambara ya Kongo Kinshasa ibigizemo uruhare, nta n'ukwezi kwashitarangiye kubwira abantu muze kumeza twicarane, ni iki mushaka murifuza iki, ibi nibi. Umuntu akubwira ati ngewe umubyeyi wanjye amaze imyaka 3 ari impunzi, yahunze iki niki, FDLR ikorana nange murakorana coalition imwe, uyu munsi babigamba tuzabica tubasubize mu Rwanda, speech zabo ukazireka zigatambuka n'umuntu umuhane wowe ubwawe nk'ubuyobozi w'igihugu. Hamagara umwe mu ba FDLR bakuru uti mbese ko mutarasa mujya iwanyu mwabuze iki ko nabahaye byose bigatambuka amatwi y'abakongomani, abakongomani bakabyirengagiza. None ntafate ko Masunzu yita nka generali wakunda, ntiyumve ko Kamyinzobe ari muri umunawe bakamurira ku muhanda kandi biteze amakiriro kuri Masunzu. Wambwira ibyo ni justice imeze ite, cyangwa se uko kuri nugushushingiye kuki? Abantu bo ntibashobora no kureba mugatandukanya ikibi n'ikiza. Rero gusanga ari umuntu akazanga ku marangamutima tuzabamesa dufite tekinoloji, ariko wasanga ahantu hari abantu nyine ufite ko ari abanzi bawe, abaturage baratekanye nta buryo nturwarago ubwoko bunubu. Ubundi akwiza ukuri dufate tureke basirucu cyangwa M23 zaburi nawe ubwawe ufite amakuru y'iwanyu mu Minembwe cyangwa miraho plato yose, abacuruzi benshi barimo hariya n'abanyamurenge sabanda naho sako sababembe n'abashi so bacuruzi wanyu, ariko ugasanga umuntu we umunyamurenge ntiyemere kuva aho ari ngo agere ibukavu, ugasanga umuntu akazasubira ngo ni amahoro. Ibyo bintu byo hari biteye bite, nigute tubyumva, nigute tubyakira, nigute abantu bishyira mu bikorwa, umuntu akazanga akavuga ati leta yacu kweli. Murakoze. Mugabo Yes, murakoze. Ikindi nashakaga kuvuga nuko
mu by'ukuri umusirikare yahawe inshingano aragenda akazikora nk'uko yazitegetswe. Ah, niba ari umusirikare woherejwe n'urwego runaka, niba ari EAC ni urugero, agomba kubahiriza amabwiriza ya EAC. Ntabwo umu individi umwe muri EAC amuha amabwiriza nk'uko Bwana Lucky yabivugaga ngo Tshisekedi ngo yavuganye ngo na Nyaga ngo amubwira ngo ibingibi ngo sibyo ngo nagutumiyeho gukora. Ntago Nyaga yagombaga kugendera ku mabwiriza ya Tshisekedi, ahubwo yagombaga kugendera ku mabwiriza ya EAC kuko niyo yari yamutumye muri mission. Ikindi ni uko kuba bari abantu barifotorezanyije na M23, ntago bari abanzi ba M23 nk'uko batari abanzi cyangwa inshuti za FARDC, kuko bari baje muri operation Lunetre, ntago yari offensive. Bagombaga guhagarara hagati y'ibice bibiri, y'ibihande bibiri bihanganye. Ubwo guhagarara hagati yabyo ni amahoro yari abazanye, ntago bari baje kurwana. Niyo barifotozanyije na Wiringoma, ni nako bifotoranyije na FARDC. Amafoto ni menshi bifotozanyije na FARDC. Icyo si ikibazo, nta n'uwakigize ikibazo icyo ngicyo, ariko kwifotozanya na Wiringoma nibyo byahindutse ikibazo. Ikindi nashakaga kuvuga ni uko umusirikare burya akenshi igisirikare, ibikorwa bya gisirikare cyangwa operation militaire zuzuzanya na diplomasi, zikuzuzanya n'uburyo bwa politike. Niba igihugu kidafite politike ihagaze neza, ntimwitege ngo umusirikare hari icyo aje gukora, kuko araza arwane, arasa amasasu, arasa amabomba, abantu bapfe bashire, ariko kabone niba iyo ibyo yabigeraho, hari icyo kwibaza ngo icyateye bariya bantu gufata intwaro arakirangije. Kuko inzego za politiki, inzira za politiki nazo burya nazo akenshi icyo nicyo bakora. Niba tukabona amacakubiri akiri menshi mu gihugu, murabizi mwese abo muri Haut Plateau, murabizi amapropo ya Bitakwira, ukuntu yaje akaza guhuza abamayimayi babiri bari bahanganye, akaza kubunga ngo bagire ubumwe, ariko akabereka yuko twirwaneho ari abanzi b'igihugu. Icyo ni ikibazo. Niba tubona abantu bafunzwe bagafungwa bazira ubwoko bwabo, hari abari buze bavuga bati barafunguwe, bafunguranywe n'abandi. Oya, siko bimeze, kuko umuntu, ni gute umuntu afatirwa i Goma agahita yoherezwa i Kinshasa? I Goma nta nkiko zihaba. Icyo kintu mujye mukibaza, mugishakira igisubizo. I Goma inkiko zirahaba. Kuki niba hari ibyaha akurikiranwaho, kuki atabikurikiranirwa aho yabikoreye? Niba koko bihari, niba yarabikoze akabikurikiranirwa aho yabikoreye, aho kugira ngo bamwirukankane Kinshasa. Icyo ni ikibazo. Rero mu by'ukuri umusirikare yaza akaza afite strategie militaire nyinshi, akaza akagira n'icyo akora, akarasa, agakora operation commando, ariko niba politike irwaye, justice ikaba irwaye, nta kintu gishobora kugerwaho. Niba tukiri mu buhungiro imyaka hafi 30, tukaba tutarigeze na rimwe tubona leta yacu idufitiye imbabazi, idufitiye susi, ifite ubushake bwo kugira ngo dutahe, tukaba tubona leta yacu aho kugira ngo ihashye interahamwe Mobutu, donc ex-FAR n'interahamwe Mobutu yakiranye n'intwaro zabo, bagatuma duhunga. N'uyu munsi ahubwo ubutegetsi buhari bukaba bukorabora n'izo nterahamwe, bakorana barihuje.
muragira ngo muritega iki kizazana amahoro muri Kongo? Ntacyo. Umusirikare ukomeye agirwa na politike inyuma ye ikomeye, politike ihuza abaturage, ishyira ubumwe mu baturage, idacamo ibice abaturage. Niba mubyibuka neza, Bitakwira yavuze yuko ari mission ya perezida ajemo yo kuza guhuza abo bari bahanganye. Rero inyuma ya General Masunzu hakabaye haba politike nzima yubaka igihugu, hakabaye hari abapolitisiye bazima bakunda igihugu. Nigeze kumva hari abantu bagenda bavuga ngo bo ngo ni abakongomani ngo bakunda igihugu. Ntago gukunda igihugu ari uguhagarara mu ruhande rwa mediocrite, guhagarara mu ruhande rw'amafuti ngo ureke kuyadenonsa. Gukunda igihugu rimwe na rimwe bajya baca umugani ngo ujye ushaka gukira indwara ngo arayirata. Twebwe ahangaha tuba tudenonsa ibibi tubona, tuba tuvuga ibibi tubona, tuba turi gukanda ikibyimba ngo kimeneke gikire. Ntabwo rero tuba tugomba kuza ngo dusigirize. Kandi ngira ngo none se ni mbabwire ubuhe ko bubi bwa Masunzu ubona? ntago navuze Masunzu ko ari mubi, navuze abanyapolitike babi. Ariko se iwe, Navuze yuko none se Masunzu iwe ni kumushima cyangwa ni kumugaya? Masunzu ntacyo mfite mushima, ntacyo. Erega umusirikare, burya umusirikare aho atandukanira n'abanyapolitike, twibukiranye neza Moise Nyarugabo ari mu nteko, role ye yakoraga yari muri position yo kuyikora. Umusirikare rero ntago inshingano nk'iza Nyarugabo, ntago umusirikare aba yemerewe kuzikora. Masunzu ntacyo mfite munenga, nta n'icyo mfite mushima, kuko ntago ari kujya hariya ngo ajye mu itangazamakuru ngo avuge ngo iwacu imurenge iwacu imihana barayitwitsa, abantu barabisha barabamaze. Ntago ibyo ari kubikora. Keretse icyakora yatera intambwe nk'iyo Makarika yateye akajya kubatabara, aho twari kumushima. Ariko kuba atarabikoze, ayo ni amahitamo ye, ntago ndi mu bitekerezo bye. Ariko mu by'ukuri navugaga yuko umusirikare yubahiriza ordre ahawe, akaba arizo agenderaho. Ariko inyuma y'izo ordre yo hatari politike nzima ishyira ibintu ku murongo, ntacyo yageraho, kuko birangira urugamba, birangira diplomasi, birangira ibimenyetso byose bigiye ku mugaragaro. Niba tuvuga ngo ubwoko bw'abatutsi mugabo buri nkungane gukorerwa gatoya jenoside. nkungane gatoya, ni nk'iyo mpamvu kubera ko uyu munsi Bemba yayoboraga Bosco. Uyu munsi Bemba yaratashye, Bosco niwe uri gusibisa ibyo Bemba yamubwiye, kandi yari yodaye. Sorry, ntago Bemba yigeze ayobora Bosco. Bosco yari ayobowe na ba Thomas Lubanga. Ntago ari Bemba, ntago ngira ngo Bosco ntago yigeze aba muri MRC. Ariko icyo tubona cyo nuko justice yacu nyine y'igihugu cyacu irarwaye, aho ifata abantu badeturuna amamiliyoni ikaba ibyo baregwaga bakabiblanchesa bagahinduka bere, aho ifata bicanyi nka Kodeko, abamayimayi bose tuzi bakabagira bere, bakaribo bahinduka ba allié, bakaribo bahinduka wazalendo, abakaribo bahinduka ba patriote bakunda igihugu. Baramaze abantu bakabaye place yabo ari muri gereza baburanishwa ku byo bakoze, ahubwo bagahembwa kuzanwa noneho gukomeza akazi kabo. Rero inyuma Masunzu agiye guhura na challenge zikomeye z'uko afite inyuma ye politike mbi itazagira higeze igihugu. Agiye guhura na challenge zikomeye zo kuba agiye gukorana n'abakriminere nk'abo bose, abo bahinduwe abazalendo, kandi bakabaye place yabo ari mu magereza baburanishwa. Agiye gukorana n'abakriminere. Muri make rero nicyo nashakaga kongeraho. Murakoze.
urakoze cyane. Ninde wundi ukurikira? Lucky. Yani Lucky Ego ni ukurikira. jewe. Thank you. Yeah. Yeah, asante sana again. Um, ntangazwa n'abantu bafata justice ya Congo itaramara n'umwaka ibaye appointed bagahita bavuga yuko dufite ubutabera budakora neza. Nyamara kuva imyaka 30 ishize ndizera yuko ubu nyine ubutabera dufite buri muri Afrika. Congo iri ifite iterambere mu butabera pe, kubera yuko uyu ministre wa justice nizere ko nta myaka 2 aramara cyangwa umwaka umwe, tubwiza ngo tubare n'amezi ntihagara na 12 ngira ngo. Rero ibikorwa hakora ubu nyine ntabwo nemezanwa n'umuntu wuza ngo abedenonse yuko atahakora neza. Okay, icya kabiri, hari uwigeze kubaza ati se igihe Nyaga yifotozanyaga na bariya abanzi bateye Congo muri ariko ngo hari n'abandi ba FARDC nabo bifotozanyije nabo, ngo se babonye ubutabera cyangwa barafunzwe cyangwa barabajije? oya ninjye wabivuze, ntabwo ari uko nakibajije. Navuze ngo sorry gatoya. Oya sorry gatoya. Ahubwo ni rukundo wabibaje, ntabwo ari wewe. Okay, ntacyo nawe arahari ubwo. Ntabwo ari wewe. Rero nimba hari abagaragaye, okay, nawe wigeze kuvuga yuko ngo hari amafoto menshi. Icyo nshatse kuvuga, Yes, navuze yuko ntabwo M23 bari abanzi b'ingabo za yase nk'uko FARDC itari abanzi b'ingabo zabo. Ntabwo bari bazanywe na mission offensive, bari baje kubahagarara hagati. Kwifotozanya na M23 nta gitangaza kirimo, nta n'icyaha kirimo, nk'uko banifotozanyije na FARDC. kirimo cyane Gute kandi atari abanzi babo. Yes, niho ngiye kugusobanurira. Ikirimo ni iki? Mureke gusubizanya. Ari mu icyaha. Umenye yuko M23 yateye Congo, right? Kuba M23 yateye Congo ikitabaza umuryango wa East Africa, hanyuma wa muryango ugafata ingabo za Kenya kuja guhagarara hagati kugira ngo bazane amahoro. Ariko utirengagije byagiye bigaragara inshuro nyinshi kandi ku mbaraga ziri high, bigaragaza yuko ziriya ngabo za Kenya zabaye manipulated. Ari nayo mpamvu nagarutse kuri rwa rutoki Faci yatunze wa mugabo i Bujumbura. Hari iriya foto yonyine hari icyo nawe yakubwira. Rero ntabwo EAC yaza ngo itangire kwifotozanya n'umwanzi wateye Congo, numara ngo uriya mwanzi wateye Congo ntumwite umwanzi wa EAC. Ubwo se bari baje kugira gute? Ko nimba bari baje guhagarara hagati y'umwanzi kugira ngo bamwigishe aje muri cantonnement, hari abari bateguriye hanyuma bakanga. Rero icyo nico no shaka kukwereka yuko akazi kari kazanye yase nuko bari baje kumvisa umwanzi yuko atagomba kwica abaturage cyangwa no guteza intambara mu gisirikare cy'igihugu membre wa EAC. Ari nacyo gituma babateguriye hariya muri iriya misozi sinze bayita gute, hari bari bagiye gukantoninga barahanga ari amananiza cyo kimwe n'aya mananiza shebuja yanze kuja gusinyira amahoro. Ntabwo nigeze mvuga ngo yatinye kuja gusinyira amahoro cyangwa gusinyira intambara kubera tekinoloji ya Congo hari uwabigarutseho. No,
navuze yuko n'umwanzi w'amahoro. Rero ikimukwiriye gusa ni ugukubitwa akavaho, kandi tuzahumeka ari uko avuyeho. Murakoze. urakoze cyane. Reka twumve Fazili aze gukurikirwa na Fazili. Yagumye kuzamuka ndi ariko arasa n'uri mu kazi. Jean tuyishimura aza kwihangana aza gufata umwanya. Fazili uratwumva? ndabumva Zaburi. Sawa sawa, ngaho fata umwanya wawe. Yego. Kingdom reka muhereze. Murakoze cyane. Twese ngira ngo ni ugutanga ibitekerezo, ariko ntawe ufite amakuru yimbitse cyane cyangwa wavuganye n'abo twatuvugira n'abo twatudefanda n'ibyo twatuvuga byose. Twese ni ibitekerezo, navuga ngo ni ukuprojecta ibyo twatubona byabiba, tugatekereza wenda expectations niba ariko navuga ibyo dutekereza ko bishoboka. Icya mbere ndashaka kubanza, wenda sinzi umwanya mu mbuga ungana, ariko ndashaka mbaze mvuge ku kintu kijanye n'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu magambo ahinnye cyane, intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, uburyo iteye cyangwa se uburyo yatangiye, Ukraine yashatse kwinjira muri NATO, isaba ko yinjira muri NATO. Mu mategeko Uburusiya bwagiranye na Amerika mbere, nuko Amerika itari yemerewe cyangwa se NATO itari yemerewe ko kipa bimwe mu bice bya Ukraine, kubera ko biri hafi na Russia, bishobora guteza intambara kandi hagati ya Russia na Ukraine. Ubwo rero Ukraine itangiye kubisaba, ariko tuzi ko n'ubundi buryo umuyobozi wa Ukraine yagiyeho yashizweho n'ibihugu bya NATO. Muri iyo mpamvu bashakaga kuestablishinga existence yabo cyangwa se amabase yabo muri Ukraine, kugira ngo babone ukuntu bashikira control ya Russia. Mu bice bya Russia hari hariho bya Ukraine, hari hariho parti imwe iri occupé n'aba Ukrainian kuri ico gihe, bitwa ngo n'aba Ukrainian ariko bavuga ikirashani, bafite imizi muri Russia. Uburyo bisanzeyo ni igihe cya Soviet Union n'ibindi nk'ibyo bisanga ku ruhande rwa Ukraine, bitwa aba Ukrainian ariko bavuga ikirasha, ari abafite imico y'aba Russians, ibintu byose ari aba Russians, kandi nibo majority, nibo bokipa ico gice, majority ntabwo ari minority. Ibyo rero biza guteza intambara hagati ya Ukraine na Russia. Russia ikavuga ati rero ntago byokunda ko NATO yoza n'ibirindiro byabo ngo ibishire iruhande rw'uruzitiro, iza yurira uruzitiro irunguruke mu mbere irebe ihabihabe bihakorerwa. Kubw'izo mpamvu rero Russia nayo demandinga Ukraine kutemerera NATO gushira ivyo birindiro hariya. Ukraine nayo iranga, kubera ko yari ifite abayishigikiye, yumva ko n'amapromese bari bayihaye n'ibiki nk'ibyo ngibyo, yumva ko ifite ubwo bushobozi bwo kubikora, irahangana. Niko kuri nizo ziriya ntambara twabonye, Russia yinjira irarwana yokipa bya bice, kugeza n'uno munsi wa none intambara zigikomeje. Ariko kandi barya abaturage batuye harya n'ubundi biyumvagamo Russia cyane, kubera ko bafite aho bahurira cyane, nubwo bari bari ku ruhande rwa Ukraine. Ukraine nayo ikakomeza kudimendinga ko Russia ireka ivyo bice, ariko kandi ikabona uburenganzira nk'igihugu kwinjira muri NATO nk'ubushake bwayo. Ese byabihuriye hehe n'impamvu twatuvuga kuri iyi topic yacu? Urabona Congo ni igihugu gifite abaturage bavuga ururimi rumwe no mu Rwanda n'ibindi bice byo mu Bugande, nk'Abahima n'Abakonyine n'Abanyarwanda n'Abarundi, ibintu nk'ibyo. So haza kuba ikibazo rero cyo kutumvikana hagati ya Congo n'u Rwanda.
ariko mbere yaho hakaba hari ibibazo babo bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda muri Kongo n'abandi bakongomani, aribyo twavugaga n'ubundi hagati y'abarashans bari batuye ku ruhande rwa Ukraine, bakadimandinga ubwo burenganzira bwabo, bakazira nyine ibyo ngibyo byose. So njewe aho ndebera ikibazo cyane ntabwo ari M23 kuba yarahagurutse ikarwana isaba uburenganzira bwabo, ntabwo ari ye twirwaneho guhaguruka ivuga ati turarengana tugomba kwirwanaho. No, ibibazo by'ibihugu ni ibibazo by'ibihugu n'ibibazo by'abaturage n'ibibazo by'abaturage, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Aho gusa nje mbona ko wenda habayeho herere mu masezerano M23 yakoranye na leta ya Kongo, leta ya Kongo ikabarebolinga ko ari abateroristi, ntishake kuzuza amasezerano bakoranye, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Aho ni amakosa yahabaye hagati ya Kongo. Ku ruhande rwanje ni CNDP niyo yakoranye amasezerano na Kongo, ntabwo ari yes, ni M23. CNDP, ariko gani M23 yaje kurevandika n'ubundi ya masezerano kugira ngo yuzuzwe. Niba wenda ntibesha, wenda usanga ari kutamenya kwanje. So ikibazo cyaje kubaho ahubwo njewe mbona burya nta revolution nimwe ibaho ku isi tuzi itagira abayishigikiye, tutavuze wenda muri icyo gihugu bari gukoreramo revolution, ariko hanze y'igihugu nta nimwe yabayeho. Umuntu uzi politike, yaba ari geopolitike, yaba ari politike, yaba ari iki wizi ntambara, nta na hamwe revolution ibaho, cyangwa se groupe rebelle ibaho, cyangwa se groupe terrorisme ibaho idafite base ya support y'igihugu cyegeranye n'icyo ngicyo iyo ntambara igiye kuberamo cyangwa iri kuberamo. Tibibaho. Kandi nta gihugu cyiprononsa kivuga ngo njewe ndi inyuma y'aba bantu. Tibibaho. Kuko wiprononse ubutangije intambara hagati y'igihugu n'ikindi. So niba kuko bavuga ngo u Rwanda ruri inyuma, cyangwa se Kongo ivuga ngo u Rwanda ruri inyuma ya M23, byoshoboka nkuko ari byo, ariko ntabwo u Rwanda ruzaza ngo rwemere ko ruri inyuma ya M23 ngo ruvuge ngo yego ndabashigikiye officially. Aho ni intambara hagati n'ibindi. So ariko kandi bitavuze ko u Rwanda rushobora kuba ruri inyuma ya M23, bitavuze ko n'Ubugande rushobora kuba ruri inyuma ya M23, kuko n'ubundi tubona u Rwanda rwakiuzinga Ubugande ko M23 aho yaturutse, Ubugande nabwo bukagaruka bavuga ati abo twari dufite twebwe bagiye twabashikirije leta ya Kongo ngo baje mu mishikirano, naho abandi bavuye hehe baje bambukanye intambara cyangwa se indwano baje kurwana na leta ya Kongo. Urumva aho ngaho habaho kwakizana hagati y'u Rwanda n'Ubugande. So ikibazo ikavuga ngo ese ninde uri inyuma ya M23 ubashigikira, kuko byanga bikunze agomba kuba hariho igihugu cyegeranye na Kongo gishigikira iriya revolution. Icyo tukerekeraho. Erere mbona yahabaye nuko mu mishikirano hagati ari ya M23 ari y'u Rwanda n'Ubugande kubyo bakizanaho hagati aho ngaho, ntabwo twigeze tubonaho M23 na Kongo nk'abaturage ba Kongo na Kongo nk'igihugu cyabo bicara ngo baganire, usibye igihe bagiye bakamara igihe muri Kinshasa, nabo ntibigeze babonana. Nyuma yaho nibwo leta ya Kongo yavuze ati no, ahubwo mwebwe ntabwo ari mwebwe mwitwa ko ari mwebwe ahubwo muri nyuma, mwebwe muri maske, ariko u Rwanda n'urwo ruri inyuma, ahubwo tuzoganira n'u Rwanda. So u Rwanda rwemera kuja mu mishikirano cyangwa se mu miganiro bya Rwanda hagati ya Kongo n'u Rwanda, kandi ikibazo cyahabaye nuko nta representation ya M23 yahabaye, kuko Colonel Nanga yabivuze ati byo mugenda mukavuga iriya bihagaragara ko muri kugira gute kutugambanira twebwe. Ariko ikibazo gihari kandi nuko ibyaganirwa giriya wasangaga bikorwa cyangwa se byemejwe, M23 ikabishira mu bikorwa. Ukibaza se M23 iri ku ruhande rwa Kongo, iri ku ruhande rw'u Rwanda, n'uruhe ruhande rubabwira ngo nimukore bino kubera ko arizo twemeranya Nigeria ngo mugende mu bikore bakabikora? So aho nikindi kibazo wenda no bazi wenda ibyo bintu muraza kumfasha gusobanukirwa.
So ngarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ese uno munsi twatuvuga ngo Masunzu yoherejwe muri troisième zone de défense. Ese mu maspesi nagiye mbamwo yose ntegera nagiye numva gusa ari intambara. Sindumva why katwe abantu b'abakongomani twitwa ko turengana muri Kongo kandi justice itaturenganura niyo leta itaturenganura ariyo mwanzi wacu, tukongera kandi tukagaruka tukavuga ngo ndibuka mu maspesi y'ubushize menshi cyane yagiye abaho, tukavuga ngo ese bari abayobozi tugifite na banyarugabo muri leta, tugifite barubwa muri leta, tugifite ba Masunzu muri leta n'abandi tukabakiza tukavuga ngo ese kuki bo batava muri leta ngo bamanuke baje iwabo ko iwabo hari gusenyuka, right? Ariko iyo mvugo yavuyeho, kandi icyo nzi nuko Masunzu yigeze koherezwa aramanuka Gerigoma agiye kurangiza ziriya ntambara zo muri Sud Kivu. Abahagurutse kuja kubihagarika n'ubundi bari muri twebwe nkuko tubivuga n'ubundi, ngo se kuki bataje asubizwayo kubera ko muri twebwe habavuza ngo ntawe dukeneye iwacu, kubera ko naza biraba nabi kuruta uko bimeze, asubizwayo. Ariko tukongera tukagaruka tukavuga ngo se kuki iwe ko ntacyo akora kandi ari muri leta kandi ari umusirikare, ni kuki atabikora? Icyo wenda ni ikindi kibazo cyo kwibaza. So none no munsi wa none ko dufite ibibazo byo kuvuga ngo abana bacu bagafatwa bakizwa ko ari abanyarwanda bakorana n'u Rwanda, bagafatirwa za Buvira, za Bukavu, za Goma, za hehe, bakajanwa direct Kinshasa, ntihagire urubanza rubacirirwa ngo barenganurwe. Aho tukabona abasirikare bacu bamwe baricwa bari no muri leta, bakicwa bagatwikwa bakagira gute. Eske kuki tutabona ikintu mu bundi buryo bwa positive, tureke gufata gusa negative ariko turebe na positive, ariko tugahekera muri negative gusa? Ese ntitwokumva ko kuko tugiye kureba wenda Masunzu aho yagiye haba muri Kivu, akiri muri Kivu abaturage bari bafite amahoro, ari ababembe, ari abashira, abanyamurenge, abantu baragendaga uruja n'uruza. Hageze muri Rumbashi hari akavuyo karashira. Hageze iriya za Katanga niba ntibeshe, za Kasayi hari akavuyo karashira. Ese kuki ko tutumva ko noneho wenda niyi nzira ije wenda ashobora kuba ikiraro nk'akavukire wa hariya, kandi noneho uvuka muri aba bantu bari victime? Kuki tutumva ko cyo bikiraro wenda gishobora kuzana bana bacu bari muri twirwaneho, bari muri M23, ndetse noneho akaba noneho ikiraro gishobora kuzana ayo mahoro cyo kwerekana ikibazo kiri hagati y'abatutsi cyangwa abanyamurenge cyangwa abanyemera n'akarengane bahura nako hariya, cyane cyane ko ari uzaba ushinzwe iriya zone, kandi noneho akaba ari nawe ubundi uzaza ushinzwe n'iyo renseignement n'izo biki byose bituma wenda abana bafatwa bakajanwa za hehe badaciriwe imanza hariya, wenda nizo bigahagarara. Nakari akarengane wenda kari amoko ahaguruka akica abaturage nta mpamvu, gatwikira abaturage nta mpamvu, tukumva ko wenda amahoro agiye kuza afatikanyije n'ubundi n'aba revolutionnaire bahari mu kugarura amahoro. Aho nje niho nshaka kwibaza, cyambara dukeneye kugira ngo ikomeze ibe ayo mahoro tutayakeneye. Muraza kumfasha kuko njewe ndi confused, hari genza ntekereza ngategera nkumva ibiganiro z'abantu nkaba confused muzi ukuri icyo dushaka ni iki. Kuki taking advantage wenda yuko wenda tugize umuntu wacu wumva ibibazo byacu uje noneho haje guhagarara defense cyangwa se igisirikare kireba iriya rejo yose cyangwa se iriya ntuza yose, iriya zone yose, akaba wenda ashobora kuba ari we ugiye kuba fondasiyo y'umuzizi wo kuzana amahoro no kubanisha abaturage n'abandi. So muraza kumfasha kuri ibyo bintu kuko hari ibintu bimwe tuza tuvuga ntidushake kumva wenda n'impamvu tuba tubivuga, kuko icyo M23 irwanira ni umutekano w'abaturage, ni ukubana neza, ni development, ni umutekano uhabonetse, abaturage bakagaruka bakava mu buhunzi bagasubira mu byabo, justice ikaboneka, abantu ntibarengane. Ese ni hehe wenda twovuga ngo uyu nawe aje kuba nk'abandi bose? Wenda byabaye aho
Kabundi ni umuvandimwe wacu, ni umututsi, ariko yari muri Nord Kivu. Ntabwo nigeze mbona amaspace wenda akorwa nk'aya ngaya twatuvuga ngo nawe yaje kumara bene wabo, ni umututsi bamuzanye kugira ngo aduteranye ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko niyo conversation dufite. Ntabwo twigeze twembracinga ko ari bene wacu ngo dushakishe uburyo noneho twokorana nabo bari muri leta n'abatari muri leta barwanira uburenganzira kugira ngo tugarure umutekano. Ese ni umutekano n'amahoro dukeneye, cyangwa hari ibindi dukeneye biruta ibyo ngibyo, aribyo tumenye noneho tubirwanire? Nimba nabo ngabo bari muri leta bacu nabo badabishigikiye, nabo tubarwanye, ariko tweruye exact mico dushaka. Murakoze. Fazili, wiriwe cyangwa waramutse? Mwaramutse. Nibaza hari akantu ubuze umwanya usobanura ko wenda bateganya amahoro barebe mu yindi ango. Ushara akantu wihenzeho, ntabwo umusirikari yaba ari abo ngabo uvuze ari aba decision maker. Ntabwo bagira decision, n'abasirikari ahubwo bakurikiza mission bahawe itegeko. Ntabwo ari bo bashiraho mission ya politiki igiye gukora. Uvuze Kabundi yagiye kurwana kandi yararwanye. Space cyangwa baranavuze, abavuga byaravuzwe. Ntabwo nibwira uko abibaza yuko umusirikari agiye ahantu ashobora kugenda akarwana akanesha abo banzi arwanya, tedi ico gihe yitwa intwari y'umusirikari, agatsinda abo yagiye kurwanya. Ariko ntabwo muri politiki y'igihugu umusirikare agenda afite role yo kujya guhuza abaturage, kuko hari izindi nzego leta ibifite zishinzwe iyo mirimo, zishinzwe ibyo bikorwa. Nibaza waba umuhaye inshingano zitari mu z'aba yahawe cyangwa abasirikare bahabwa iyo bagiye mu misiyo y'intambara, ahantu hari intambara, kuko hariya ntabwo hari amahoro bagiye ngo bagiye gukora ibikorwa remezo, guhura n'abaturage babaganirize bakora ibi n'ibi. No, yagiye muri zone kuyobora zone irimo intambara. Ico leta ibimuhaye ni ukugira ngo ahagarure umutekano, atsinde abo banzi baba abagiye kurwanya. Iyo niyo misiyo yonyine abafite. Hari izindi nzego rero za politiki. Iyo bavuze ngo kugarura umutekano biba bivuze ngo ni intambara gusa. Nicyo wenda nashaka kuvuga, kubera ko impamvu mpambaza icyo kibazo uramfasha. Iyo batumye umuntu muri misiyo kuvuga ngo genda ugarure umutekano ahantu hari intambara, sibyo? Ntabwo bivuze gusa ngo ni offensive, ni uburyo bwo kurasana gusa, right? Niyo priority. Uburyo bwose bushoboka. No, irashobora kuba ari options, arashobora kuba ari option imwe yo kugarura amahoro, ariko ntabwo ari definitive ko igomba kuba ariyo final. Iya bituruka muri cyane impamvu ko bivana na situation nico nane ndabyumva. Niyo mpamvu navuze situation ihari ubunyine ni intambara. Ndabyumva, niyo mpamvu navuze situation ihari ni intambara, ariko intambara ivuga ngo turarwanira uburenganzira bwacu. Kandi sinzi wenda niyo mpamvu navuze ngo birashobora kuba ari kutamenya. Hari abavuga ngo iyi ntambara niyo kuzana umutekano cyangwa se uburenganzira bw'abatutsi, ikongera kandi gahinduka avuga ngo ibyo by'uburenganzira bw'abatutsi nta bihari, ni ubusugire bw'igihugu. Agiye kurwanira ubusugire bw'igihugu, niyo ntambara ihari ubunyine. Ubusugire bw'igihugu kuko yes. Okay, so nico rero iyo tuvuga ngo ubusugire bw'igihugu haba harimo n'ubundi abo baturage twatuvuga, kandi n'aba barwana n'ubundi nabitwa ko ari abaturage, nuko wenda hariho n'abandi bitwa abateroriste n'abandi bindi bihugu. Fazi, nujya muri context ya situation ihari, nubyanariza mu bundi buryo butari uko situation ihagaze, uratakara wowe ubwawe muri analize yawe, ndetse n'abariho bakumva ntibaza uje muri situation ihari muri iriya region yahawe ni iyihe. Ni ahantu hari amahoro agiye gutekereza ibintu by'iterambere, guhuza abaturage? No, ntagarura amahoro. Okay, noneho ubishira muri context y'intambara, nk'umukuru bohereje ahantu kuri tere irimo intambara, icyambere priorite bamutumye ugutsinda abanzi. Amahoro aza nyuma
ni ukuvuga y'abaturage uravuga iby'abaturage nyuma y'uko wari umaze kwetaburisha amahoro kandi amahoro abaho kuko wabanje gutsinda abanzi komeza ijambo ariko ngo ryawe batsinda bivanye n'ibiganiro wakoresheje cyangwa se imbunda cyangwa se ubundi buryo bwose nicyo mpashaka kwagirira hano Fazili, haba ibiganiro mu gihe hari ubushamirane, ariko ubu nyine nta oya bushamirane banza buhari, urumva harimo ahantu urimo intambara. uvanga ibiganiro biri mu kote ya politiki hari abapolitisiye bavuga ibiganiro ibyo byarananiranye cyangwa ntabiriho ubu noneho ni force n'imbaraga kandi we nicyo ashinzwe ntabwo ashinzwe diplomasi siyo misiyo yiwe ahawe hariya ntabwo ari muri diplomasi na M23 iyo leta yarayanze agiye kwikora yihenza akaba yanabitekereza akanabyanonsa ababaye umwanzi wa leta ngaho komeza muhagarare gato Rwanda none se twire gute ya ntabwo mumenye abasirikari bagendera kuri order ntabwo akoresha amarangamutima ngo nuko ari umunyamurenge no ibi bintu mubikure mu mitwe yanyu ntabwo arwana hariya ngo ari harwana n'umunyamurenge niyo mpamvu navuze icyo kintu kubera ko bazamuha misiyo kuvuga ngo mwene wanyu ibyo ni iby'abasivile ni imyumvire yo kuri space y'abantu bo kuri space y'amarangamutima wenda hari abo bavukana bene wabo bagatekereza muri iyo mitekerereze niba muha misiyo kurasa abanyamurenge azayishyira mu bikorwa bye abarira barire abishima bishime ibyo niyo misiyo y'abasirikare uko ni ukuri nk'uko umusirikare ntabwo agira ubwoba umusirikare wa leta ndabyumva cyane niyo mpamvu njyewe navuze ngo mbaye confused kandi niyo mpamvu nabajije ibibazo byose kugira ngo nsobanukirwe ni ukubera ko dufite tendanse yo gukoresha emotion tugakoresha ikintu kijanye n'imyumvire tukazana of course ni hano twatuganirira nyine hariyaga n'ibindi ko turavuga hano kuri space iyo twatuvuga bino no kugaragaza amarangamutima yacu n'ibyo dutekereza ko bishobora kubaho cyangwa se bizozana amahoro right so tugiye muri context yo gushamwa amarangamutima twovuga ati nanone ga niba ko ari mwene wacu niyo mpamvu navuze icyo kintu ndavuga ati noneho ko twatuvuga ngo bahohereje mwene wacu no kuduteranya n'ibindi niba ari mwene wacu kandi twumva ko dusanga ikibazo nimureke noneho tumubwira ati tumuhamagara tumubwira ati noneho ubwo wajega reka dufatikanye dushaka amahoro ariko kandi niba tugiye muri context yo kuvuga ngo ni leta ihayirwana na revolution na rebere cyangwa terroriste nk'uko babyita cyangwa n'u Rwanda nk'uko babivuga intambara ni intambara tureke kuzanamo ama emotion ngo ese ngo kubera iki ngo bari kuduteranya ngo ese kubera iki bari kuzana mwene wacu kandi n'ubundi bari abantu bari bahari n'ubundi sibyo bakabundi bari bahari n'abandi kandi bazanye n'abandi imbere yiwe batari n'abanyamurenge batari n'abatutsi kandi barahari kandi bararwaye sibyo so tuvuge ngo se noneho intambara kwibaye niki two expectinga muri iyi ntambara iyo niyo question twokwibaza naho ibintu zo kuzanamo ngo mwene wacu ngo biki nibiki n'ubundi ibyo ngibyo zaki mwene wacu nibyo sometimes bikora na mistakes bigatumwa noneho hari n'abandi bavuga ngo babihutarizamo ariko niba tugiye kuvuga intambara nka leta yoherejwe ari nk'intambara k'umusirikare wa leta ni ordre dukuremo emotion ngo bene wacu n'ibindi navuga ngo rasa ararasa nahuramo na murumuna wiwe aramurasa mu gihe atumvishije ngo yumve agaruke ni muri leta baramurasa niko itegeko rimeze tureke emotion tuvuge noneho intambara ko igiye kuba tuvuge wenda hagati ya leta noneho hari umukoloneli twavuganye uyu munsi ari muri leta yambwiye ngo habe niyo leta yoza n'Uburundi ikazana na Tanzania ngo imbaraga babonanye M23 imbaraga M23 ifite ngo ntaco na kimwe leta izakora ngo ishobora kurwana na M23 imyaka 30 igashira batarayikura ahantu hamwe ejo bundi ngo ibyo babakoreye ubu ngubu twaza tuvugana mugani wawe yakuyemo inkweto ari kwirukanka kuko ngo M23 rero batabanyikishira birukana barahunga barashira barabaka mundi bari aba bose bari kumwe ntabwo kuvuga ngo masunzu se n'igiki
ngo bamuhaye ngo twaza tuvuga Masunzu igiki ngaho turebe aragiye yicara yari yakisangani aguma komandige biriya bikatanyama ngo bigiye kurwana n'inzira nterahamwe. Hari icyari kigoye kurusha interahamwe. Interahamwe ntizirwana sizo zizatangiriye ku mipaka hariya za Bunagana ngo ko ziradefanda siho bazisutse bazikuye muri ariya mashamba yose na za Kinshasa barazizana sizo zatangiye intambara. Zigeze tizashize katanyama ntiyayihunga ntibabahungana bose. Masunzu se azanye iki gitangaje cyo kuvuga ngo hari ikintu gikomeye azanye? Gusa mu bakozwe n'isoni reka nawe muri aba bajenerali bamaze gukorwa n'isoni nta waje urusha uyu nguyu wahunze wasubiyeyo ibikabyo yazanye. Muribuka yuruka ku kibuga cy'indege hariya muri Goma, muribuka imikufu yari yambaye mu nda ukuntu yari aresha nka Goliyati afite ibikabyo nk'igihumbi, za koruderete z'ibyuma yari afite za koruderete. iyo usanga aje nko muri ibi bihugu nangwa mu Rwanda bari kumusaka imbwa barugira ngo hari imbwa yifungiyeho afite iminyururu nk'iyimbwa neza neza. So rero Kabusenge ntacyo yaje gukora. Uraniwe Kabusenge se? Ryo niryo zina ryiwe ry'akazi. nabonaga ba bene Kagara bashyizeho amazina ya Kabusenge ngira ngo ni umuntu washaje kera w'umusaza, kumbe nuriya. Urumva rero ntacyo kintu na kimwe aje gukora hariya, ibyo ni ibisanzwe. Ni nk'ingene n'ubundi yarari hariya nabyo kuvuga ngo birindiro ngo ararasa ngo twirwaneho ibyo none si abasoda mureke mbabwire mukata ibyo ari byose ababizi bazi amakuru nyayo. 2012 igihe Generali Kabundi na Generali Innocent Gahizi babirukanseho bagenda batambaye n'amasiripa ahantu bita ku Mushaki, nibo bantu batangireho intambara ya M23. Umunsi wa mbere nibo bantu bayitangije, n'umuyobozi umwe muri M23 abirukankaho barangije bamwe baracika banyura ahantu bajya aho bita za Mushaki, kandi aho ngaho bagiye bagenda n'amaguru, abandi bagenda batambaye n'amasiripa. Ahantu twari twahungiye nge nari umusivile, ahantu twari twahungiye twagiye tubona abasirikare bamwe amakoroneli n'amamajoro adusanga ahantu twari turi. nta wari ukubaje niba ari umusivile da ukomeza uko wari ukuganira ntacyo byari ni ugukiraringa yego rata. Urumva baradusanga ahantu bambaye ibirenge nuvuga ngo na siripa ntazo bari bafite. Icyitwa ngo n'imbunda wari ukubona ukabona n'uyifite ayifite idafite magazine, cyangwa ugasanga afite magazine gusa nta mbunda afite, ukibaza abantu bazishyize hehe byagenze gute? Rero icyo nari nshatse kuvuga nuko mu by'ukuri guseba kwa bari abagabo ntabwo ari ubu ngubu basebye gusa, ahubwo bakomeje kuva kera baseba. Kandi mu bantu barabarwanye tuzi muri CNDP, ngira ngo ababizi neza, muri CNDP witwa Kabundi yari yarazengereje umuntu bita padiri hariya Isake mu Kimoka, yaramuzengereje ku buryo atabonaga n'amazi yo kunywa atayanywaga, azengereza uwo bita François kandi na padiri. Abo bose Kabundi ari we uyobora ahantu hariya za Sake. So nkabwira ngo rero igihe iyo urugamba ruhari nyine kurwiga, ubu uyu munsi wa none Kabundi ntabwo akiri muri ya maboko. Niba ari activiste wabivuzeho n'amasese bavuze ngo intambara y'ubu ngubu ntabwo ari ya indi ya kera. Aho Kabundi yarwaniraga kera ntabwo ariho ubu ngubu arwanira. Mu yandi magambo ari mu maboko y'ikibi adafite uburyo adashobora kuhikura. Ikindi nshaka kuvuga kuri sniper wari kuvuga ngo kuri uyu mugabo Kabusenge, ntabwo ntawamunegirija, ariko still nawe araje azasebe, nawe azaseba. Hari ikintu nemeranya nawe, nubwo akenshi tutemeranya cyane, hari ikintu nemeranya nawe nuko leta ishaka ku extermina aba basirikare b'abarandofone, irashaka kugenda ibakuramo gahoro gahoro, kuko
niba ibazanye hariya baraje barwane bazakubitwa. Ndahamya ntashidikanya ko iyo baza kuba barakubiswe ari nkawe wakubiswe igihe uribuka igihe babakabunagana, noneho bagakubitwa nawe agakubitwa ari we uyoboye, ubu ngubu abafunzwe cyangwa se ari ahandi. Ni nayo mpamvu rero niba babajyanye gutya. ese ambasa muratekereza ko hari abantu bacu tugifite muri leta benshi bafite muvuga ngo bashobora gushora muri iriya ntambara bakaja kurwana? Hari abari mukiri muri leta benshi se? barimo buriya buryo bwiza bwo kubamara. barimo ariko mureke mbabwire, barimo ariko ikintu kimwe kiri aho, bagiye kujya baza aya makoroneri kuko Masunzu ntazemera kurwanisha bira bisaza na bira bikatanyuma, ubwo azazana bari abana biwacu nabo hariho ababuze ukuntu biyizira nyine bagera hariya, bahagera nibahagera bajye bumva nyine bakwisubirira iwabo, babane nabi wabo. Nuko nguko bimeze. Ari ibintu bigoye turimo kuvuga ariko bitari bukundi. Muri kuvuga ngo Masunzu ni umujenerali, ni umusirikare rwose, ariko ni umusirikare wo mu rwego rw'ubuyobozi, ntabwo ari umusirikare ukiri mu rwego rwo kurwana. Kandi abo yari burwanishe ni abasirikare, ni uguhera bari munsi ye ku marejima, amabrigade, kumanuka gutyo. Abo se afiteyo bandi? Iwe reka twemere ko bamuzanye ratangwaje kurwana, hanyuma se azarwanisha nde? Erega nta zindi ngabo zihari, ingabo asanze ni za zindi Chiko yasize hariya, nta zindi yazanye zavutse. Harya Chiko yari afite irihe ranka? Naho si generale. None se Chiko ntabwo yajyaga kuri field? Nicyo nkubwira, ntabwo abasanze. None se yarwanaga kuri field impande zose, yabaga ahagaza aho yahagararaga yari wenyine, ntiyahagararaga mu mwanya w'abasirikare 10, yahagararaga oya. Nuko uravuze uti Masunzu ari mu buyobozi, sibyo? Exactement. Ariko dufite ese urugira ngo Chiko buriya yarwanaga yigeze ahagarara kuri extended? none se cyagiye bajya kumusaka mu mahoteli yaravuye he? Bari bamurushije, bari birukanye ingabo ziwe zigeraho bigera muri headquarter ye. Ako sniper Chiko nta nubwo ari mu rwego rwa Masunzu. Ni ukuvuga ngo Masunzu ari mu rwego rwo hejuru cyane ari hasi cyane. Rindaho gatoye Kampiko, sinzi ukuntu mwafashe Masunzu. Oya, banza witondeho gato. Sniper yarimo abaza. Sniper, warubajije ngo Kabunda ari mu ruhe rwego? Ni mu generali. Yego. Kabundi yataye inkweto avuye he? None se nyine icyatumye azita suko ibazaho ingabo ziraswa kuva kuri paratuni ukazamuka ukarinda ugera kwa generali. Niko noneho ibyo abantu bavuga ko numva basa nkaho Kabundi nubwo abantu bavuga ngo Masunzu n'umusirikare turavyemera, ariko Masunzu si umusirikare uta Kabundi. Kabundi ni umusirikare abantu nashatse kuvuga. Nashatse kuvuga ngo natwe muduhe ijambo nibwo ukinjira. Kandi umuntu uri kuvuga ngo Masunzu ni generale mujye mumwita koplo kaporale, niho biri bugende neza. Umvuye kasa mutwe nawe. Niko urumva ntabwo yambaye iranka iruta iz'abagenzi be, kandi ntaje kuyobora ingabo ziruta izo bandi bari bafite. Nta zindi bazanye zivuye muri kosi ngo aje gukoresha zitari ziriya. Bivuga ngo nta bitangaza biruta ibyo Kabundi yariho akora na Chiko barimo bakora. Abo bakoreshaga ni baba murafokasinga ku kintu namwe muzi cyangwa se tuzi. Uyu munsi kuze kwibaza ngo Masunzu ngo aje kurwana na M23, ubu ngubu aho ibintu bigeze, Masunzu habe na operasiyo kurasa Gumino, kuko nico kintu giciriritse dufite hariya.
tiyo ishobora kubera iki? Kubera kuko nta basirikare. Masunzu yari yubatswe n'abana b'abanyamurenge, yari yubatswe n'abana b'abatutsi, abo ngabo nta bakigira. Rero ibintu byo kuvuga ngo kuje hariya ku isasu, ibyo ni ibintu bidashoboka. Masunzu ntazoja guhangana na M23. Nimusubira inyuma mukareba soza mu by'ukuri ibintu bijanye n'intambara, ntabwo ari cazanye Masunzu, nawe arabizi ko atabishoboye, kandi na Gisegeti uyu munsi si uko ari bwo abonye intambara igiye gukomera, ahubwo ikintu cazanye Masunzu je mbona mugomba gufokasingaho ari naco dusesengura. Masunzu yaje gucamo abantu, kuko kubiba urwango no gucamo abantu ibyo byo tekereza ko afite imbaraga zo kubikora, kandi kwa kundi bazavuga ngo impyisi y'iwanyu gatoya reka soza, ni igitekerezo. Masunzu ikintu camuzanye Gisegeti cyatumye mutuma hariya ni ukugira ngo agerageze kureba uburyo yacamo abantu no kugira nabi, kuko ibyo ngibyo nibyo bintu bibiri mpambona ashoboye, wenda yagerageza naho kuja hariya kuri tere kurwana. Ntimubitekereze n'ubu nizakatanyama nawe ayoboye nta bandi basirikare afite bashasha, ahubwo ikintu camuzanye ni ukuza mu ishusho y'abatutsi, mu ishusho y'abanyamurenge, kugira ngo arebe ko adiviza abantu. Nico kintu je mpambona twakagombye gufokasingaho cyane. Murakoze kandi mugire ijoro. ahubwo njewe kugira ngo mu bijabo nkunganire ibyo wari uvuze, ni ukuri nta kindi kintu je mpaye mbona naje mu busesenguzi bwanje. Je mbona Masunzu yaje ni ukumusheta hariya, ahubwo arafungwa. Igituma Masunzu yaje ari umuntu uzi kariya karere, bamwizeyeho, wenda mu bitekerezo byabo batekereza ko hari ikinini azaza gufasha, ariko ntaco azafasha. Bizarangira nawe bamugize nkuriya bakoresheje, ahasigaye bamuhemba kumushira amakara, kijya kigabo n'indege sinzamenya ibura izina ryagiraga nuko. Noneho icyo nari nshatse kuvuga, Masunzu yari yubatswe n'abana b'abatutsi. Masunzu nicyo cyamugize umugabo, nicyo cyamugejeje hariya yari ageze. Naho ubundi kuri yasigaye ari Masunzu ku giti cye, utonayobora habe n'intambara y'amasaha 2 ngo itsinde, habe n'umunsi apana umunsi, amasaha 2 tiyoshira Masunzu adatsinzwe. Arayobora abandi Katanyama. Masunzu afite ubushobozi buto bwa Kabundi. Kabundi yarwanye intambara za CNDP. Umuzobaza amateka ya Kabundi. Kabundi ni umusirikare w'umukamirifu, kandi Kabundi akora ibishoboka byose akinjira mu rugamba, ariko Masunzu azayobora urugamba igisangani arutsinde. Rekaze nawe atsindanwe n'abandi. Sadeke yaraje, abarundi baraza, ibihugu byose birakorana, M23 irabakubita. Hari hasigaye Masunzu ngo akogwe n'isoni, ejo abagore n'abana bazamwamirize. Rekaze nawe ese ko murangira iki kwaza umuntu wese gito iyo azoza ngo aze hariya bazomwamirize, isi mubone ko ari gito, nuko azasubireyo yambaye igitambara mu maso, ariko azafungwa. Jewe niyo maherezo mpaye mbona ya Masunzu.